ubundi nyakunda kubwira abantu ngo hari amahirwe abiri. Amahirwe ya mbere nuko itorero ritarakurwa mu isi. Ayo ngayo niyo mahirwe ya mbere. Amahirwe ya kabiri nuko uyu munsi wisanze ukiri mu buzima. Umuntu wese wabaye mu isi uriho nyakunda kubivuga ngo nabona bwake akabona abonye izuba, akabona abonye umucyo, akabona Imana imugiriye neza, ajya amenya yuko Imana ivuze ngo iracyagutegereje kugira ngo umukandida w'amahirwe y'ubugingo. Twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose, ariko ubuntu bw'Imana bubonetse, Imana ishimwe, natwe turakizwa dukurwa mu byaha by'uburyo butandukanye. Hanyuma rero igihe gikurikiyeho aricyo gihe cyakanga ahubwo cya kane, twebwe turi ku gihe cya gatatu cy'ingoma ya Kristo, ku ngoma y'ubuntu n'imbabazi. Noneho rero igihe kizakurikiraho ari nacyo burya cya nyuma, igiteye n'ubwoba, ni igihe cyitwa igihe cyo gucungurwa n'amaraso y'umuntu ku giti cye. Twebwe igihe cyacu turi mu gihe cyitwa igihe cyo gukora kw'amayoberane y'iki y'uwo mugome cyangwa se y'umwijima cyangwa se ya Satani. Ubu twebwe niho duhagaze hahandi Satani aza akakwereka ikintu, akakwereka ko ari cyiza, ariko mo imbere hahishemo uburozi. Aho ngaho rero twe niho duhagaze. Udafite amaso abireba rero ararimo kureba akabona ngibyo. Rero abantu benshi bafashe umwijima bahita bawucuramwe icyo bitangwa na agakiza, ariko ntabwo ari agakiza ka Kristo. Ibyo rero nibyo hema bitwikirije, barimo baragenda kandi aho bigoye cyane kurusha n'umupagani wa wundi utaramenya n'Imana. Nawe twatimo tugana n'umuntu atwigisha, tubwira ikintu gikomeye, aravuga ati buriya kubwiriza umupagani utarakizwa utaramenya Imana byoroshye cyane kurusha kubwira nyirandabizi. Niyo mpamvu nyine twicara tukavuga ngo itorero riri muki, riri mu ntambara. Ntabwo itorero rigiye mu ntambara none ahanga abantu bajya babimenya. Itorero riri mu ntambara kuva rigitangira kujya gute kubaho, guhera kuri bya bihe twabonye bya mbere, bya bindi by'umutima nama. Iyo umuntu yazanaga akavuga ati ariko buriya Robert tumuhe, uretse ko abantu badashaka kujyana n'ibihe by'ijambo ry'Imana, bakajyana n'ibihe bya za politike, bakajyana n'ibihe bya za siyansi zo mu isi, mbese bakarebera muri viziyo yo mu isi. Ariko ubundi burya isi kugira ngo itunganigire n'amahoro igubwe neza, burya ubundi akajyana n'ibihe by'iki cy'ijambo ry'Imana. Naho ubundi isi kugira impamvu isi igira intambara n'ibibazo n'ibindi byose, nuko yakigenda inyuranya n'ijambo ry'iki, iri kugenda au contraire. Burya nicyo kibazo rero ubona isi ifite, impamvu ubona intambara, ukabona amahano, ukabona tugeze mu isi y'abatinganyi. Ubu rero kuvuga ngo bivuze ngo umuntu n'umutinganyi ukabyerura gutya ku mugaragaro, icyo gihe isi yose itigira gute, ihita guhagurukira, kubera ko urimo kuvuga nabi imirimo yabo. Umuntu yisingiye shop hari ukajya kuyivuga nabi mu gasozi, akagufata ahita kujyanisha hehe muri gereza, cyangwa se agira gutya akanakwicisha. Turi mu isi bw'itorero, ntabwo turi mu munezero mu yandi magambo, ntabwo turi iwacu mu yandi magambo, ntabwo turiho kwishimishiriza nk'uko abisi babigenza. Niyo mpamvu itorero rikwiye kuba ritandukana n'iki, ritandukana n'abisi. Intambara zo tuzazihagaramo, aho ukuntu urwana izo ntambara nibyo bizakwiza mu bwami bw'Imana, cyangwa se ukazatsindwa. Abapagani bahungira ikibazo mu byaha, yego, none abakiranutsi bahungira icyaha mu kibazo. Reka ngusuhuze neza nshuti muvandimwe, wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Komeza ugubwe neza kandi ukomeze ube amahoro. Nizere ko aho uherereye hose ushima Imana, ubwami bw'Imana bukomeje kukurinda kugira ngo ubwo umwijima butakubohoza, kuko n'ubwami buhanganye, ariko Uwiteka nakomeza kurebesha mu maso he heza. Ngira umugisha n'Imana kuri kamera kongera kwakira umuvandimwe, umuyobozi mukuru w'Ishyanga Ryera TV. Muraho neza? Muraho neza. Yesu ashimwe. Yesu Kristo nahimbazwe. Iminsi myinshi kuri twese twari tuburanye, bagiye kwihererana n'Imana. Naje gusanga gutinda mu bantu bituma batwanduza iby'abana, ariko iyo utindanye n'Imana usa nayo. Buryo usa nayo. Ukwiriye kuza kuvuga iby'Imana yavuze kurenza uko wirwa mu bantu kuvuga iby'abantu bavuze cyane rwose. Shima Imana rero kuba nongeye kukwakira. Ariko hari umuntu dukurikiye ashobora kuvuga ati se tugiye kuganira nande, ninde turi kumwe nawe? Twibwire hanyuma dushyire imbere y'Imana, tugane icyo Imana ishyize ku mutima wawe. Byanze bikunze ufite ikintu Imana itumye ku bantu bayo kuri wowe, utubwire. Hanyuma mbwire n'abantu badukurikiye, muri kumva afite intege nkeya, narwaye, nari nzi ko norohewe, ariko ndumva nongeye gukomeza kurwara, ariko Imana izampa imbaraga.
humura Imana igomba kugukiza yego kuko Imana idukunda urukundo rukomeye Mm, ruruta n'urwo twe twakwibwira yego kuko urabizi ko umuririmbyi yavuze ngo urukundo rwayo ruruta ibintu Rusumba byose Mm. ariko humura Imana iragukiza oya njye mfite ibyiringiro ufite ubugingo nitangiza nta kibazo mfite cyo gutabara ibyo Imana itugirira ni byiza tuyifitiye ibyiringiro kandi tuyifitiye icyizere Eh, kuko icyo nzi neza nuko yavuze ngo nidusaba twizeye tuzahabwa Yeah. reka dusabe twizeye kandi tuzi neza ko Imana yacu itwumva Amen. kuko ni Imana yo kwizerwa. Amen. Amen. Nitwa Sezibera Jean Claude Yego. nkuko warabivuze ni umuyobozi w'ishyanga rya TV. Hanyuma nari maze iminsi ntahari Yeah. nari maze iminsi ntahari ariko none nongeye kugaruka. Amen. Buri gihe buri kintu cyose kigenda kigira igihe cyacyo. Ni Ubu Imana iki ni igihe ikiyangiza. cy'iki ngiki kiganiro cyangwa se cy'uyu munsi nyine. Yego. Reka dusenge Imana hanyuma twanzike cyangwa se tuganire kugira ngo n'abadukurikiye nabo babashe kungukirwa kuko natwe ubwacu turaba turi kungukirwa. Kristo urera kandi urakiranuka. Haleluya. Izina ryawe risumba ibintu byose. Amen. Nta kintu na kimwe cyakurogoya. Nta kintu na kimwe cyakuvangira mu migambi yawe. Urakiranuka. Uri Imana yaremye ijuru n'isi n'ibyaremwe byose. Icyubahiro ni cyawe mwami Imana. Ndagushimiye cyane kandi ndi kumwe na mwene Data Robert n'abandi bose baduteze amatwi cyangwa se badutega amatwi bakatwumva. Bakunda ishyanga rya TV, bakunda ibiganiro by'ubutumwa bwiza tugenda ducishaho. Mwami turagushimiye cyane kuko niwe utanga kubaho, niwe utanga kuramuka ndetse no kwirirwa. Icyubahiro ni icyawe mwami. Aka kanya keza tugiye muri kino kiganiro rero reka wemere cyane igitambo tugiye kugutambira kuko waravuze ngo dukwiye gutamba igitambo mu buryo butuma twemerwa. Reka ubanze wese ubugingo bwanjye n'ubwa mwene Data kandi utugirire neza amaraso ya Yesu Kristo atubonekeho kuko twamenye ko yatubonetseho ngo tuba duhindutse abakiranutsi ku bwa Kristo kuko nta cyaha kiba kituriho. Icyubahiro ni cyawe mwami. Amen. Urakoze rero ngaho bana natwe udushyigikire mu kanya gatoya tugiye kumarana kandi n'undi muntu wese uzumva iki kiganiro reka umwuka w'Imana azagerekeze mu mutima we abashe gufata umwanzuro mwiza. Wafashe umwanzuro kandi nawe abashe gukomeza. Mbese mwami umuntu wese haleluya yifuze kuba umwana w'Imana, yifuze kuba mu itorero, yifuze kandi ubugingo buhoraho kuko avuze ngo ntitukajye duhoza amaso kubiri mu isi cyane ahubwo tuye duhanga amaso yacu kubiri mu ijuru. Imana ishimwe. Urakoze rero ngaho tuyoboza umwuka wera ubane natwe dutangiye kugeza tugeze ku musozo. Reka icyubahiro gikomeze kuganza hagati muri twe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Yego. Imana ishimwe ko yongeye kumbohora cyangwa se kumpa uyu mwanya kugira ngo nongere kuboneka muri uyu mwanya mwiza wo kugira ngo tuganire n'abantu b'Imana. Yego. Twongere twibukiranye iby'uru rugendo kuko niyo ntego nyamukuru. Kuko Yesu yasize avuze muri Matayo 28 ko tuzajya mu mahanga yose tukigisha abantu b'Imana ubutumwa bwiza. Amen. Abazajya bemera tukabatiza mu izina ry'Imana Data n'Umwana kandi n'Umwuka wera. Amen. Imana ishimwe. Turacyafite amahirwe rero Robert. Yego. Ubundi nyakunda kubwira abantu ngo hari amahirwe abiri. Amahirwe ya mbere nuko itorero ritarakurwa mu isi. Ayo ngayo niyo mahirwe ya mbere. Yego. Amahirwe ya kabiri nuko uyu munsi wisanze ukiri mu buzima. Yego. Kubera ko kuba wisanze ukiri mu buzima nicyo gishoro cy'agakiza. Amen. Kandi agakiza niko bugingo. Yego. Urumva rero ko ibyo bintu ari by'ingenzi kandi bifatika. Imana iha amahirwe abantu badukurikiye yo kugirirwa amahirwe kuba bakiri bazima no kuba itorero rikiri mu isi kuko nirikurwamo amahirwe azaba arangiye. Ibyo ngibyo ni iby'ukuri. Iby'ukuri kandi igishoro cyacu cyangwa se cy'abantu umuntu uwo ari we wese waremwe n'Imana. Yego. Yaba ukomeye yaba woroheje umuntu wese wabaye mu isi uriho nkunda kubivuga ngo nabona bwake akabona abonye izuba akabona abonye umucyo akabona Imana imugiriye neza. Yego. Ajya amenya yuko Imana ivuze ngo iracyagutegereje kugira ngo umukandida w'amahirwe y'ubugingo. Amen. Uzabyitesha ntacyo Uwiteka azaba atarakoze. Yego. Kandi buriya hari ibintu bibiri bikomeye. Abantu b'Imana cyangwa se ubwoko bw'Imana cyangwa se itorero Imana itubungabungira mu isi ntituducyura kugira ngo tubashe kuzuza imirimo y'Imana ikeneye kudukora muri iyo minsi
yacu tukiri mu isi. Buri ni Imana yaturemeye. Icyo ngicyo ni kimwe. Hanyuma icya kabiri rero nuko ibihaye andi mahirwe umupagani cyangwa undi muntu wese utarakizwa kugira ngo abashe kwemera Kristo amubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Aho haba harimo abapagani bakibere mu kabari, bakiri mu byaha hirya no hino, haba hari n'abandi baba bari mu nzira z'ubuyobe, bagiye bayobera mu nzira z'ibyitwa rimwe na rimwe amadini yo mu isi. Ugasanga abo bose Imana imuhereye barabejwe na bagenzi babo. Yego. Imana imuhereye kugira ngo aramuke uwo munsi abariho kugira ngo ajijuke. Sinzi ubushize tugana navuze akantu gakomeye ndavuga nti ntabwo Imana izarimburira umuntu mu bujiji bw'ubutamenya. Yego. Imana izabanza kumenyesha ukuri. Nimara kukumenyesha ukuri ukwemere cyangwa se ukwange. Yego. Amahitamo Imana yashyize imbere y'umuntu uriho, iramubwira ngo imbere y'amashyize inzira ebyiri kugira ngo wihitiremo. Yego. Dore inzira y'ubugingo n'inzira yo kurimbuka. Akandi kantu numva nshaka kugira ngo mbwire abantu, icyaha kimaze kuba mu isi. Yego. Twabonye ko urupfu rwajyaga rutwara abantu ndetse rimwe n'abatarakoze n'icyaha, kuko ari umuvumo wokamyo cyangwa se wokamye abantu bose, natwe ndetse kugeza ku musozo w'isi. Arega ni Imana ibisoza icyo yavuze. Yego. Yarabwiye abasekuruza bacu abana nimukora ibi no gupfa muzagira gute? Muzapfa. Ijambo ryayo rero ntabwo ushobora gukuka. Iraririndika rikurikirana ibihe n'ibihe, imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Imana ishimwe. Hanyuma rero tubona ko abantu ba mbere babonetse mu itorero ni abantu babayeho hataraza amategeko. Yego. Abo bantu bayobowe n'icyitwa umutima nama wabo. Umutima ukamubuza gukora ikibi, ukamubwira gukora icyiza, yawumvira agakora icyiza. Abo ngabo nibo bantu ba mbere buryo bazaboneka mu muzuko w'itorero. Yego. Abo ni abambere. Aba kabiri ni abantu bazaboneka mu muzuko w'itorero babayeho mu gihe cya Mose, mu gihe cy'amategeko, na nyuma yaho kugeza ku kubambwa kwa Kristo. Urakoze cyane. Icyo gihe cyose ukageza ku ngoma ya Kristo. Aho hose batwarwaga n'amategeko. Abumviye amategeko rero hamwe yabaga yanditse ku rukuta hariya mu ihema ry'ibonaniro. Na nyuma yaje kujya mu mitima yabo. N'ubundi burya nuko Imana yarashyize ku mabuye hariya. Ubundi se siyo mpamvu tubonye ko mbere yari amategeko hari abantu bayobowe n'umutima nama. Wagize ngo se niki cyabategekaga cyangwa cyabayoboraga? Burya ni amategeko y'Imana. Buke tuba twunganira mu bwami bw'Imana tuganira. Abantu benshi uko batajya babikurikirana. Buri amategeko ni Kristo. Nibyo kuko yarakiranuka. Amen. Imana ishimwe. Kandi amategeko ni meza umuntu agenjeje uko bikwiriye iki? Amategeko. Burya ni ikintu gikomeye. Imana ishimwe. Hanyuma icyo cyari igice cya kabiri nari mvuze cy'itorero cy'abantu bazaboneka mu itorero, abantu bumviye amategeko ku gihe cya Mose kugeza ku itangira ry'ingoma ya Kristo. Ni ukuvuga ngo abo bantu bose burya cya Yesu nabwo bari mu mategeko. Niyo mpamvu bazanaga abantu babashoreye. Erega amategeko ahoraho. Amategeko y'Imana ubundi ahoraho. Imana ishimwe. Hanyuma rero igihe cya gatatu ni igihe cyacu. Twebwe turi mu gihe cya gatatu cy'ubuntu cy'ingoma ya Kristo, cy'abantu bazaboneka mu itorero. Ubu twebwe ubwo turiho ubu ngubu uyu munsi wa none turi abanyamahirwe b'itorero. Ubwo ubona duhari Robert, ubu turi abanyamahirwe b'itorero. Pawulo yandikiye itorero abantu bagiriye ubuntu bwinshi. Kumenywa n'Imana, Imana ikadutoranya. Kubwo ubuntu bwinshi busaga. Twahawe kwemerwa n'iki? N'Imana. Imana ishimwe. Arasobanura bago natwe nitwarabo kugirirwa imbabazi nayo. Ariko twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko ubuntu bw'Imana bubonetse. Imana ishimwe. Natwe turakizwa, dukurwa mu byaha by'uburyo butandukanye. Hanyuma rero igihe gikurikiyeho aricyo gihe cya kangahe ubwo? Cya kane. Cya gatatu. Mutima nama n'amategeko n'ubuntu. Yego. Tugeze no ku gihe cya kane. Twebwe turi ku gihe cya gatatu cy'ingoma ya Kristo. Ku ngoma y'ubuntu n'imbabazi. Noneho rero igihe kizakurikiraho ari nacyo burya cya nyuma. Igiteye n'ubwoba. Ni igihe cyitwa igihe cyo gucungurwa n'amaraso y'umuntu ku giti cye. Itorero ryarigendeye. Umuganura waragiye. Umva byararangiye. Rega abantu badukurikiye reka tuganire neza kugira ngo mutwumve neza. Iki gihe turimo cy'ubuntu bw'imbabazi n'Imana urukumva kiyobowe n'abanyamahanga. Ubona ko ari bo bagezweho, nibo bayoboye naha kuri YouTube utari mu bihe by'abanyamahanga nta wakureba. Ubu n'ubugiye cy'ubutegetsi bw'isi y'umwiki y'umwijima. Ubu niho turi mu minsi mikeya itorero rigiye kuzamuka. Ariko Yesu yavuze akantu gakomeye. Yaravuze ngo niwe mucyo w'iki. Ariko ikintu cyamubabaje gikomeye yaravuze ngo yaje mube ntibamwemera. Ariko abe ntibamwemera. Ntibanamumenye.
ni ukuvuga ngo rero hano turi hari umwijima hari n'iki hari n'umucyo. itorero kuva rikiri mu isi umucyo uracyarimo kuko Bibiliya yarabivuze ngo ngibyo uri umucyo w'isi. Rero icyo gihe cya kane kirakomeye ubwo itorero rizaba ryarigendeye abantu bajya bakinisha ubuntu. Ubu turi ku ngoma yoroheje, uzi ko turi ku ngoma twebwe yoroshye mu by'agakiza kuruta igihe cy'ubuntu, kuruta igihe cy'amategeko, kuruta igihe cy'umutimanama. Ubu twabonye Yesu uza koroshya ibintu akamera nk'abigize free, akabigira nka free. Haleluya, turi mu bantu bavukiye muri generation nziza mu by'agakiza. Reka mubwire, umunsi azashobora gukizwa azaba ahombye. Ubundi azaba ahombye kuri ngoma ya Kristo. Ariko ko agamburiye benshi nabo. Koko Bibiliya ivuga ngo ubwoko bwanjye buri mutse buzize kutamenya. Roba, reka nkubwire, uhereye kuva muri Egiputa, uhereye kuva muri Egiputa, ukagenda ukagerana Kalebu na Yosuwa n'abari abana bo munsi y'imyaka 20 bageze i Kanani, ukareba rugendo kuva muri Egiputa kugenda ukagera i Kanani, ukareba ukuntu rwari ruhagaze, intwari zaruvugwagamo, abagabo b'ibishongore, umva barimbagurikiye mu butayu. Ese Roba, wari uzi ngo duhagaze twe tugeze mu butayu? Ubundi ubu turi mu butayu, twe twamaze kwambuka iburi inyanja itukura. Burya twaramaze kuyambuka, giye twabatizwaga, giye twagira gute, twabonye Farawo n'abana b'abamuhetsi barimbuka cyane. Ubu rero twebwe turi mu butayu, kandi aha ngaha mu butayu burya niho hapfiriye benshi. Aho kantu sinzi wari ukazi, mu butayu hagwa benshi, niho harimbukiye benshi kuruta n'abaguye muri Egiputa ngira ngo. Rero reka nkubwire mwene data, ubu ngubu tugiye kuvuga ku kintu cyitwa amen. Ku itorero ko riri mu ntambara. Itorero riri mu ntambara. Abantu bajya bagira ngo itorero hari ukundi kuntu hazaho akarengane k'itorero, abantu bagaterwa hejuru hakabaho ubuhunzi, nka bya bintu twumva ngo barabafataga bakabica bakabarimbagura. Kiriya gihe si icyacu. Twebwe igihe cyacu turi mu gihe cyitwa igihe cyo gukora kw'amayoberane y'iki y'uwo mugome cyangwa se y'umwijima cyangwa se ya Satani. Ubu twebwe niho duhagaze hahandi Satani aza akakwereka ikintu akakwereka ko ari cyiza ariko umwe imbere hahishemo uburozi. Aho ngaho rero twe niho duhagaze. Udafite amaso abireba rero ararimo bakoreba akabona byose ari byiza. Muri twari babyita ngo ni cadeau poisonné. Nuko ari umwami umwe niba ari na Pakarobo na Pante kugira ngo aneshe yohereje undi impano y'ikibumbano cy'inzovu nziza. Donc ariko imbere yashyiramo abasirikare. Ashyiramo iki? Abasirikare. Noneho barakisunika. Akijyana bakigeza ibwami, uri kumva bakigeje ati ndarishima. Bagwaye kado nziza, iki kibumbano n'ubwa niki. Ngo mu bicuku bya nijoro bahita bafungura cya kibumbano. Bagagota iki? Urugo rw'ubwami. Nguko ukuntu Satani nawe amaze abizera. Nuko dupfuye. Hari cadeau poisonné ziri hano. Reka tugende. Katwikomereza. Uzi ikintu kimbabaje gikomeye? Nuko abantu benshi barimbukiye mu byo bita ijambo ry'Imana. Nuko bafashe icyo bita umucyo, bafashe umwijima bawuhindura umucyo. Bagendera mwaho hantu. Urabona mbese umuntu ari kugenda nijoro, uko byagenda kose yavuga ati aho ndimo ndagenda akabona aragenda biremera. Mbese yabonye agenze ahantu harehare ashobora kwiyumvisha ko uburyo hashobora kuba ari na kumanywa, ubwo atasitaye, ubwo ataguye hasi iki, ariko buryo wamubona yavuga ati yewe muntu kukigenda nijoro, wewe muntu witwikiriye umwijima, yewe muntu witwikiriye ijoro. Ngibyo rero abantu benshi bafashe umwijima bahita bawucuramwe icyo bitangwa na agakiza, ariko ntabwo ari agakiza ka Kristo. Ibyo rero nibyo hema bitwikirije, barimo baragenda kandi aho bigoye cyane kurusha n'umupagani wa wundi utazi utaramenya n'Imana. Nawe twatimo tugana n'umuntu atwigisha tubwira ikintu gikomera, avuga ati buriya kubwiriza umupagani utarakizwa utaramenya Imana byoroshye cyane kurusha kubwira nyirandabizi. Sinzi ukuntu birya ndivuga ngo ni intereganya utuntu nk'utwo ngutwo tw'indyarya n'abanyamacenga n'iki yo kwera ariko hakana imbaraga zako uko kuntu kugira ngo uwo muntu uzamubwire uti mwene data mwene kujyanwa mu mazi. Ariko ubu dufite udukiza twinshi, ubundi nari nzi ko dufite agakiza kamwe, ariko ni na kamwe rero, ariko ubu tumaze kugira twinshi. Reka icyo tugihorera, reka twigire uburyo turi mu ntambara, reka natwiga uburyo itorero ry'Imana riri mu ntambara. N'abandi bantu banatwumva banadukurikirana bakunda Ishyanga Ryera TV, bakunda na Yada Imana ishimwe. Hanyuma noneho
bajye bamenya umucyo w'Imana. Umuntu amenye ukuntu akwiye kuba agenda, amenye n'aho ahagaze, amenye ko isi icuza iki umwijima. Reka turebe ijambo ry'Imana. Amen. Twari ryo kuko namenye ko ijambo ry'Imana nibyo musingi, nibyo fondasiyo y'ubugingo, kandi nibwo bugingo burya, kandi ijambo ry'Imana ryo Kristo nibyo byo kurya by'abera. Haleluya. Imana ishimwe. Nibyo byo kurya by'abera, nibyo kurya by'abana b'Imana. Itangiriro 39 turahera ku murongo wa 16 twumve ibyizi nkuru z'umuntu witwa Yosefu, z'umuntu witwa Potifari, ndetse n'uwitwa Mukapotifari. Ntacyo turivugira wenda kuri abo ngabo batatu, ubundi dusoza ikiganiro abo umwuka abwira bafite amatwi yo kumva baraba bagize gute, barababumvishije. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Itangiriro 39, reka duhere ku murongo wa 16. Hari umutwe w'ijambo uvuga ngo nyirabuja arega Yosefu bamushyira mu nzu y'iki y'imbohe. Agumisha uwo mwenda iruhande rwe, ageza aho shebuja wa Yosefu yatahiye, maze amubwira amagambo amwe n'aya ati, wa mugurano wawe w'umuheburayo watuzaniye yanyegereje ngo ansuzugure. Nanjye nteye hejuru ntabaje, asiga umwenda we iruhande rwanjye, arahunga arasohoka. Shebuja yumvise amagambo umugore we amubwiye, ati uko niko umugurano wawe yangiriye. Uburakari bwe burakongezwa. Shebuja wa Yosefu aramujyana, amushyira mu nzu y'imbohe, bakingiraniramo imbohe z'umwami, aba muri iyo nzu y'imbohe. Ariko Uwiteka aba kumwe na Yosefu, amugira neza, amuha kugira umugisha ku murinzi w'iyo nzu y'imbohe. Yesu nashimwe cyane. Reka duse nkaho wenda tuganirira aha ngaha. Izi ni inkuru ndende cyane za Yosefu. Yosefu mwene Yakobo, cyangwa se mwene Isirayeli. Yosefu uriko ko yavutse muri uriya muryango, nubwo mu Bisirayeli babaraga abana b'abahungu gusa, ariko uriya muryango burya wari waravutse mu abana 13. Hari harimo agakobwa kamwe kitwa Dina. Ntago ko bakavugaga muri ra miryango, kuko burya niyo mpamvu bavuga ko urugo cyangwa umuryango ukunda kwitirirwa umugabo, kuko burya umugabo bavuga ko mbese umugabo niwe shefu w'umuryango. Noneho rero kubera yuko aba bana 13 12 bari abahungu, hakomejwe kugenda havugwa abangaba 12 kuko aribo baje kujya gukora imiryango 12 ya Isirayeli. Kandi kuko impamvu babivugaga nuko nka Dina yagomba kujya gushaka ahandi, akajya gushaka mu bundi bwoko cyangwa se mu bandi bantu batari ubwoko bwa Yakobo. Imana iguhumurije rwa Yakobo. Naho rero niyo mpamvu bakunda kuvuga abangaba 12 burya yabya abana 13. Yesu nashimwe cyane. Amen. Hanyuma rero ubyibuke neza, Yosefu avutse, Imana iba kumwe na Yosefu hagati ya bene wabo, ngo noneho Yosefu Imana ikajya imusura mu buryo bw'inzozi, mu buryo bw'amayerekwa. Yosefu akagenda abwira bene wabo ati nyamara narose. Rimwe akavuga ati ngiye narose mbona imiba 11 nyikubita imbere igihe twari turimo dutashya cyangwa se turi mu murima gutyo. Hanyuma bugacya akavuga ati kandi nabonye noneho ya miba 11, mbona izuba, mbona ukwezi. Ibyo byose byagendaga bishushanya ko azaba ukomeye cyangwa se umutware, mbese azaba uko kwiza kw'Imana kuzaba kuri we hagati ya bene se, akaba reka tubyite nk'umushumba wabo. Kandi uri Yosefu yari mutoya, kuko bibuka ko Yosefu yavukanye n'undi mwana umwe witwa Benyamini. Bavutse ari abana babiri gusa kuri Rasheli. Kuri Rasheli wawo ndi Yosefu. Abandi ni abareya, abandi ni ababiruha, abandi abajakazi. Nuko nabishoreke. Hanyuma rero reka twikomereze. Nuko hanyuma Yosefu rero uyu nguyu bano bene wabo ngo bamaze kumwanga, wibuka yuko baje kugera aho bagiye mu gasozi, reka tuvuge wenda gutashya cyangwa mu yindi mirimo yo mu gasozi, biza kuza kurangira bavuze batari ko uyu muntu kubera ishyari no kumugambanira, baravuga batari ko uyu mwana reka tumufate tumwice, urumva tumute mu cyobo. Uziko mvumbuyemo ko n'impamvu bagize n'imbaraga nyinshi bari abana bo kubakeba cyane. Ako nako abantu badukurikiye umenye ko kajya kagira imbaraga nyinshi, n'ubusanzwe turabibona. N'ubuzima busanzwe turabibona.
nuko hanyuma biza kuza kuragira rero bavuze bati reka tubage inyamaswa dufate ikanzu ya kano kana tuyinike mu maraso noneho tuza kuza gutaha kuko urumva ko bari bakagabanya ngo akajugunya mu cyobo noneho tufate akanzu zo kuza kwishyira papa tumubwire tuti rero muzehe nukuri twari turi mu murima cyangwa se twarimo dutashya hanyuma inyamaswa irazitwara nde Yosefu yamuriye icyakoza deraho twayirukankanye wenda sinzi uko bari kubiforuma hanyuma baravuga bati dore dusanze ikanzu ye urumva inyamaswa ntago yarya umwambaro yarya umubiri kawumara ariko ntiyarya umwambaro baze kuza kubwira muzehe rero bamubwira bati rero muzehe dore uko byagenze umwana twasanze inyamaswa yamuriye n'ikimenyimenyi dore ikimenyetso cyakoze ikanzu yo twayibonye urabona kandi kari umwana kandi urabona ko yuzuyeho iki amaraso ikimenyetso gifite gihamya kirakaze cy'ikinyoma wagishyikira heze ariko se reka nkubwire Roba mu rukiko hatsinda iki ibimenyetso ntabwo mu rukiko hajya hatsinda ukuri kuvuga ngo uzi ukuri nushaka ubuze ukuri kumeze gute iyo umuntu azanye ikimenyetso akavuga ati dore ngiyi kanzu rwose n'inyamaswa yamujyanye ntabwo muzehe yabura kuvuga ko umwana yagize gute inyamaswa yamuriye yapfuye ariko burya baje bakabivuga gusa yajya yicara ejo akavuga ati ariko burya wasanga abana batabizi neza wasanga umwana we yarabacitse yarigendeye hari ukundi kuntu byagenze cyangwa baramwibye cyangwa yararorongotanye mu mashyamba nuko ariko none ubwo habonetse ikimenyetso igihamya noneho nyirizina ubwo umwana agize gute yapfuye hanyuma mukuru w'abano bana aratekereza aravuga ati ariko si ibintu none byahabwa ngo iki umuvandimwe wacu nitumara guhimba iki kinyoma tukagishyira muze ibintu bizitwa iki reka ahubwo tumwere ukuntu tubigenza aravuga ati mureka tumukure muri uru rwobo ahubwo tujye kumugurisha ngo baramufata bagenda bamugurisha n'abishimaye none abishimaye nabo baramujyana hehe muri Egiputa ariko Ishimayeli uramuzi ubwo nicyo nangiye kubwira abadukurikiye bibuke ko aba bahungu bagurishije umuntu bamugurishije nawe sekuru wabo nawe ni nk'umukeba niraso rimwe rega niraso rimwe ariko ryo kumukeba kuko umwe nuwo kwa Hagayi undi nuwo kwande kwa Sara rukuvuga ngo Ishimayeli urabona yari umwana intambara y'Abisirayeli nuko nyine uko nguko bivuze nako bikurikirana bamwe n'abakomoka kwa Sara abandi n'abakomoka kwa Hagari ariko ise n'umwe mwita Aburahamu kano kantu kitwa Hagari yego Hagayi ni wa muhanuzi uba muri Bibiliya ni Hagari ni Hagari okay uyu mukobwa witwaga Hagari hanyuma urumva ko n'ubundi babana amaraso arabe burya rero hari abantu bagira ngo ko baba bavukana mu ndimwe ntihazabonekamo abarimbukana bazabona ubugingo uko byagenda kuza uyu Hagari si hano haruguru muri Egiputa dore ni wa hafi ni umunyegiputakazi Egiputa sinzasubirayo yego hanyuma umwana baramufata baramugurisha Abishimayeli nabo bo ngabo bakabaye kurumva bo ntibanamuzi tena Abishimayeli bo ntibanamuzi kuko hari ibintu Imana yari yaravuze Ishimayeli akimara kuvuka Imana ibwiye Aburahamu imubwiye ngo nasende umuja kavuga ngo icyo kantu sende ishoreke umwana we ntacyo reka tuvuge gutyo cyangwa se rukana Hagari n'akana ke sende umwana n'ishoreke niko birivuga noneho rero reka aravuga ati ntacyo nta bindi nawe reka mwatureho umugisha uyu mwana nagende nawe azahagwira azororoka kuko nawe burya nawe yabyaye abana 12 yego burya nawe yabyaye abana 12 hanyuma ariko hazamwe akantu kakoroze kavuga ngo ariko azaba umwanzi kuko azatura mu marembo ya bene wabo azaba umwanzi wabo yego ngaha hano bikomoka burya urwango ruba hagati y'abapagani nabo bahimana baraturanye mu marembo burya turaturanye intambara yacu n'abanga Imana ngaho doraho niyo mpamvu nyine twicara tukavuga ngo itorero riri muki riri mu ntambara ntabwo itorero rigiye mu ntambara none ahanga abantu bajya babimenya itorero riri mu ntambara kuva rigitangira kujya gute kubaho guhera kuri bya bihe twabonye bya mbere bya bindi by'umutima nama iyo umuntu yazanaga akavuga ati ariko buriya Robert tumugurisha reka njya gutura ibijonjoro ndakabati kajya gutura Uwiteka urumva abone mu mutima nama reka tumugurisha hanyuma hakaboneka icyiciro kivuga kitariko turamugurisha ngahe bakagambana kugeza ubwo kugurishije oya urumva umutima nama umwe bagati katumwice undi mutima nama atari kuwagira kumwica none biza kuza kuragira rero mwibuke ko abantu batari mu mategeko bari gukoresha imitima nama n'umutima nama gusa icyo ni gihe gikomeye cyane hanyuma noneho hakaboneka abandi bavuga bati reka zira nama ntabwo twe twagira gute
ntabwo twazijyamo. Inama z'ubugome, inama zo kwica, inama zo kwambura, inama zo kugurisha, twe ntabwo twazijyamo. Aho ngaho habonekeraga umutima nama wo gutunganira Imana, hakaboneka n'umutima wa Satani. Ariyo mpamvu ivuga ngo hariho abana b'Imana n'abana ba Satani. Abo bantu babiri bombi bagomba kubaho uko byagenda kose. Hanyuma rero baramugurisha. Hano noneho tuza kuza gusanga abangaba Bishimayeli baramufasha bagenda bamugurisha nande na Potifari muri Egiputa. Hano haruguru dore ahangahe iwacu mu Misiri. Baragenda bamugurisha na Potifari. Rega nabona ni iwabo ni kwa Ishimayeli. Ni iwabo hara hose. Bamaze gusenda nyina yaje ko yari umunyagiputakazi. Urabizi ko n'isezerano rya Aburahamu ryamubwiraga yuko asohoka akava mu nzu ya se na nyina akajya mu gihugu Uwiteka azajya gute azamwereka. Icyo gihugu rero cyari Kanani. Ako kantu kitwa Kanani niko kariho muri rya sezerano ry'Imana n'ubwoko bwayo. Abandi bose basigaye mu marembo ya Egiputa. Abandi bose basigaye ntisuretse inyanja itukuranya ngo ibatandukanya. Ubundi hari ikindi ni ukuvuga ngo abandi bose basigaye bagomba kuba urubyaro rwande rwa Ishimayeli. Abo rero nibo bitwa abanzi bande. Ega niyo mpamvu ubona buri haba n'intambara zira ntambara ubona zitajya ziva ku Isirayeli. Buriya n'ubwo Isirayeli yagezeho ikagwa cyangwa se ikivana mu masezerano ari nta mpamvu umugani wa rya jambo burya n'ubundi ntago bikura ko ari ubwoko bwayo. Ni bya bindi umwana ashobora kukurumbira akakunanira ariko ntibikureho kuri umubyeyi w'iki uyu mwana. None se nibuka Yesu nyiri ubwitarega Yesu amagambo yavuze ni nka Imana yavuze kandi twonye ko Imana ivuga ijambo ikaririmba. Igeze kuririra Yerusalemu aravuga ngo Yerusalemu we ni kangahe nashatse kukubundikira nkuko inkoko ibundikira imishwi yayo ukangukananira. Agera ku rwego bati Yerusalemu muri kureba nta nibwe rizasigara rigeretse kuki. Ubwo atumwa haba ahantu ukagira gute ukabica na nyiri ubwitaraje none nyiri ubwitaraje muramubana. Buriya uretse ko abantu badashaka kujyana n'ibihe by'ijambo ry'Imana bakajyana n'ibihe bya za politike bakajyana n'ibihe bya za siyansi zo mu isi mbese bakarebera muri viziyo yo mu isi ariko ubundi burya isi kugira ngo itunganigire n'amahoro igubwe neza burya ubundi akajyana n'ibihe by'iki cy'ijambo ry'Imana. Naho ubundi isi kugira impamvu isi igira intambara n'ibibazo n'ibindi byose nuko yakigenda inyuranya n'ijambo ry'iki iri kugenda au contraire. Burya nicyo kibazo rero ubona isi ifite impamvu ubona intambara ukabona amahano ukabona reka tugaruke gatoyo. Hanyuma rero uyu mwana Yosefu baramufasha bamugurishije n'Abishimayeli. Abishimayeli nabo baramufasha bagiye kumugurisha nande na Potifari. Potifari yari umuntu ukomeye muri Egiputa kubera ko Bibiliya itubwira yuko yari reka tuvuge ngo yari nka chief escort ariko wo ku rwego urumva noneho niba ari uhedinze cyangwa se uri hejuru cyane impanda y'umwami arakomeye. Niwe wari ushinzwe umutekano wose w'iki wa Farawo. Buriya niwe ushinzwe ingabo zose zishinzwe umutekano wa Farawo. Nk'ubu twavuga ngo yari nka garde presidentielle nibyo ngibyo rwose niyo ushinzwe abajepe muri rusange nibyo. Hanyuma nabiza kuza kurangira noneho ngo uyu nguyu witwa Yosefu ageze muri Egiputa ya mana bavanye hari iwabo hamwe bamugurishaga. Burya ntabwo Imana ariko tujya kujya ubundi Imana igendera mu bantu bayo. Burya huri niyo mpamvu hari abantu bajya bava hano bakajya ku misozi ngo bagiye gushaka Imana. Urumva aka kantu ariko ntibamenye ko Imana bagiye gushakira ku musozi ubundi yakabaye ahubwo iri muri bo bakajya gufata ibihe byo kwiherana n'iki na ya mana. Imana iba mu misozi ahubwo Imana iba mu bajya kuyiherana itura mu bantu bayo. Sinzi ukuntu umuririmbyi yakavuze neza ko nanjye nzaba Imana nturaye mu bwoko bwanjye. Rega Bibiliya iranabivuga cyane. Burya rero ntabwo bwabanjye nzagendera muri bo nzabana nabo. Umuririmbyi wa 50 yaravuze ngo muze mwenyine munsanga ahantu hatagize gute hatari abandi bantu muze twihererane. Urumva niyo Mana iri muri wowe ahubwo ufatiye iki umwanya wo kujya kwihererana nayo. Ntabwo Imana umuntu ajya kwishakira ku musozi ari ibyo ngibyo ubwo twa mu nzu nta yabihaba ari hano turi nta yawe ihari ubwo twazajya ku musozi kwishakira. Kandi urumva ko connection y'ubwiza bwayo buri kuri twembi. Yego. Hanyuma rero biza kuza kurangira noneho ngo Yosefu ukoko kwiza kw'Imana kubera ko hari kuri we Imana ishimwe ngo biza kuza kurangira noneho agiriye umugisha aho muri Egiputa ikintu cyose akozeho kikagira gute kikagira umugisha. Hanyuma uyu Farawo nani Potifari abyitegereje aza kuza gusanga uyu muhungu no munyamu roba Imana ikugira umunyamugisha. Amen.
kandi agakugira umugisha nta kindi, kuko twamenye ko nta wundi mugisha dufite uretse Kristo. Ubundi nta wundi mugisha dufite uretse Kristo. Ibi by'abantu bita ngo ni imigisha byo mwisi, bira ntabwo ari ubundi ari umugisha. Bira ni impamba y'urugendo, bira se ni Imana igira gukikijugunyira ikavuga iti ntacyo nimubeho, ntabwo ubundi bira ari umugisha. Ubundi umugisha dufite n'umwe ni Kristo wenyine. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Ngo hanyuma rero Potifari abyitegereje aravuga ati uyu mwana nubwo mfite amaesikoti, nubwo mfite abantu, nubwo mfite abagaragu n'abajama nagiye kinini cyane hano, ariko sinigeze mbona umunyamugisha umeze nka Yosefu muri aba ngaba. None kubera iyo mpamvu kugira ngo ibyanjye bikomeze bigende neza, ngo ko yarahageze imirimo irera irarumbuka, hanyuma ngo amatungo arushaho kuba amatungo, ubwo urumva none na muka Potifari yarabyaye, mbese ibintu byose ngo bigenda neza, ikintu cyose akozeho cyose agatagihesha iki Doko byabaye nka se ajya kwa Labani. Ngakwa kundi nyine za ntama zororotse. Noneho ngo hanyuma Potifari arabyitegereza aravuga ati noneho uyu mwana reka mushyire hafi yanjye cyane, kugira ngo ahubwo yewe uretse n'igitanda cyanjye najya nagisasa, n'ameza yanjye najya ngaburira, nje biba biri safe, biba bitunganye, biba bimeze neza, kuko uyu mwana niki ni umunyamugisha. Ubundi umunyamugisha niko yakabaye. Imana ishimwe. Ni ukuri ko Imana abantu babanyamugisha bagakwiye kuba ari uko bameze. Ubundi nta mwaka ukwiye kuba bariho. Yes. Bagakwiye kuba bo bageze ibintu byose bigenda neza. Reka dufite ubutware niko ijambo ryatubwiye. Amen. Yego. Kwa Yesu dufite iki? Ubutware kandi dufite n'ubushobozi. Nicyo cyonyine gusa. Kandi ijambo ryaravuze ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana yose twagize gute? Twarayihawe. Kandi twayihawe tumaze kwihana iki? Ibyaha. Roba abantu bafite ibyaha bafite imigisha? Imigisha y'Imana barayifite? Reka mbakurireho. N'amasengesho yabo ni ikizira. Babwiza ukuri n'imigisha. Igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira imbere y'iki? Y'Imana. Ariko gusenga k'umukiranutsi kujya kunezeza iki? Haleluya. Imana ishimwe. Iyasengana umwete. Nuko mu migani havuga niba nibuka neza, haravuga ngo igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira imbere y'iki? Y'Uwiteka. Ngariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza. Amen. Niyo mpamvu rero abapagani bo mu rusengero n'abapagani bo hanze ntibakagirirwa. Niyo mpamvu ubona ibintu barata cyane ari imigisha kuruta kurata agakiza. Ni imigisha muze mufate imigisha, muze mufate ibitangaza, muze mufate wayabona babicura. Hanyuma rero Yosefu ngo rukagirira umugisha hari ahantu. Hanyuma rero Potifari aravuga ati ntacyo wa mwana we egera hino. Aramubwira ati rero ibintu byose byo muri byose byitwa ibyanjye byose bigwaye iki uburenganzira, ariko ngasiga ikintu kimwe umugore we. Aramubwira ati wa mwana we ibintu byose ndabikwegura, icyo uzashaka cyose uzakoreho, ariko ikintu cyitwa umugore wanjye muka Potifari ntuzagire gute ntuzakoreho. Aramubuza. Hanyuma rero ngo ariko uyu muhungu yusomye hano mu bice n'ubundi 39 ku mirongo ibanza, ngo uyu muhungu ngo yari mwiza, ngo ndetse afite uburanga ngaforumye neza no mu maso, ngo yari afite uburanga Yosefu. Noneho muka Potifari, ubwo Potifari yafata imodoka yajya ku kazi cyangwa se yajya ku ofisi, muka Potifari akavuga ati aka gahungu ariko uziko bijyaho n'ubungu ukabona nk'umuntu akwifuza ngo kubyareho umwana. Nkakura muka Potifari yacengeraga avuga ati aka gahungu ariko aka gahungu. Noneho ngo byaje no kugera ku kigero ngo yumva yakuvuza no kwibana na Yosefu. Urumva byaje kugera ku kigero Potifari amuvamo anamurenga, hanyuma asigara abona ko buri Yosefu ari we mugabo we. Urumva ikintu kuntu gikomeye ngo nuko hanyuma rimwe rero aravuga ati ariko se uyu muhungu ko mbona ibintu bye nkabona ari umukristo, nkabona ari umunyamasengesho, nkabona atajya hindira muri zakadirake nk'abandi, nkabona atajya nkabona adatukana, nkabona atirirwa mu bintu by'ubusa, nkabona atavuga amagambo apfuye, uyu muhungu ko mbona ubwoko bw'iwabo butandukanye n'iby'iwacu, uyu muhungu ubona izamushoboza iki? Ni byiza ndamwifuje. Imana ishimwe. Ariko se ndamukura he? Aravuga ati ndamukura he? Aravuga ati reka mpange iki? Panga agatenu cyangwa se umupanga. Cyari mu bihe by'umutima nama. Cyari mu mutima nama mubwe atari kuri mwana uramushaka hiki. Undi mutima kavuga atari ko se ubundi ntacyo bigize gute? Ntacyo bitwaye. Umuhungu ni mwiza. None ikindi nina mukambikoreye mu rugo abaje bazambona cyangwa se abagaragu. Nina mukambikoreye ku kazi bizaba nabi. Mbese arareba aravuga atari ko reka nshaka ahantu mu cyumba cy'iki kibanga. Urumva uyu mwana yaramaze kujya ku kigero cyuko amaze kungana nande na Potifari. Ubwo ashaka yuko ibanga rya Potifari aho rikorerwa ari naho n'ibyo ngibyo bikorerwa. Bivuze ngo Yosefu egare
Potifari imbere yandi ya muka Potifari ahubwo yari biruta. noneho rero biza kugera ku kigero cyo ko ruho byaruse mbere ataramara kugera gushaka kugera ku gikorwa nyirizina ngo ajye kumufatira mu cyumba reka bariko bivuga burya byanganaga wenda nka Potifari mu mutima noneho rero aza kuza kuvuga ati noneho naho Potifari yadufata ubu naneruye ariko roba reka nkubwire Uwiteka ajya duhagararaho Imana ishimwe Uwiteka ajya duhagararaho kubera yuko hari igihe kigera umupango wa Satani bya bintu bavuga guti noneho hari ibintu bifite fact utari buze kuza gucika umugambi wa Satani burya ni mubi kuko ashaka kugira ngo yice ubugingo pe noneho biza kuza kurangira rero umugore avuze ati reka nze ndaza kuza kumucunga abarimo gutegura ku meza arimo gukata udusalade arimo gukata utubuto arimo gukata cyangwa se mu cyumba nyine urumva harimo gutunganya amashuka arimo gusasa neza uburiri bw'umusaza n'iki umugore avuga ati hariya ndagenda hanyuma ashaka ukuntu mubwira noneho ntago ari byo gutereta cyangwa se byo kubanza kuvuga ati reka wenda mukoreho ndeko yakwemera ni igitendo kuko ndabizi uyu muhungu ntago ari bubyemere nani ntahita mufatira hariya ubwo ni kamamba mbaya aravuga ati mbere yari yaragerageje akajyaza akenyeye isume mu mabere bikanga akabona ntibivamo akajyaza yava nko muri dusha agashaka kwisigira amavuta muri salo akabona byara hagati aravuga ati reka none nzashaka ikintu gikomeye ibintu ni bibiri natabyemera ariko azapfe aho kugira ngo ajya ntera agahinda mureba aho kugira ngo ajye yirwa katakata hano atanyubariza gahunda yarutswa no gupfa urumva none ahamugejeje ni kure cyane kuna umugambi wa Satani ngiyo cyo twabimo tuvuga ngo itorero riri muki mu ntambara itorero riri mu ntambara kandi mutagira ngo Bibiliya iyivuze Yosefu ibivuze Robert uyu munsi uriho niko twatangije ikiganiro tuvuga tubabwira ko uyu munsi dufite amahirwe kubera ko hari agakiza dufite amahirwe kubera ko hari iki kubera ko tukiriho abantu benshi badukurikiye mushobora kumva ko turi kwivugira Yosefu tukavuga muka Potifari ariko nsuhuje abagabo benshi bagiye batandukanye bazi ko bajya kuyora utwana tw'udukobwa bakoresha wabo suhuje abamama benshi batandukanye bazi neza ko bajya bagira gute bajya kuyora abazamu n'abandi bantu babona ku rusengero n'ahandi hantu nabo bakoresha mu kazi hagiye hatandukanye amatwi yabo agira gute yumve amatwi yabo yumve erega n'ubundi buriya Yesu ngo yigishaga akajya yishyuza mu migani hanyuma bigezeho agahungu baramubaza batari ko se kutubwirana n'abantu bose mu kavuyo ntibyumvikane ngaho basi dore tugeza hiherereye hari icyumba cy'ibanga umwuka wera agenda agasubiramo umuntu wenyine akamusobanura akavuga ati iki ni kibi cyangwa se ni cyiza hitamo neza ariko nuhitamo nawe uragira gute urarimbuka rero hanyuma uyu mugore katwihute arakomeza arabigerageza noneho hagera ku kigero cyo kuvuga ati noneho ndamaramaje nasaba ku musozi nagira gute ibyo ntacyo kuko we arimo gusabera iwabo kuko afite n'impamvu aravuga ati n'ubundi namuka mbivuze hani wacu nundi barabyumva nta kibazo kubera yuko gufata umuntu ku ngufu cyangwa gusambana we nta kibazo iwabo aravuga ati po n'ubundi barayumvaga yishakira umugabo nubwo umugabo atarahari si ngombwa kandi karakana na gasore reka n'ubwo bireze Yesu tugezemo se nawe wakifuza ati no kuvuga ngo ntawe umubwira ati mubyeyi warukoze nabi ahubwo baravuga bati ahubwo yagucitse ahubwo se ntago wabishoboye kuki utavuze ngo tugufashe urumva ku kantu gakomeye ahubwo abandi bakaba bavuga ati dore tekinike zigezweho nizi wanyuze bakamwereka za maneuverabilities none bakamwereka uyu munsi none tugeze mu isi y'abatinganyi tugeze mu isi y'abatinganyi ubu rero kuvuga ngo uyivuze ngo umuntu n'umutinganyi ukabyerura gutya ku mugaragaro icyo gihe isi yose itigira gute ihita guhagurukira kubera ko urimo kuvuga nabi imirimo yabo umuntu yisingiye shop hari ukajya kuyivuga nabi mu gasozi akagufata ahita kujyanisha hehe muri gereza cyangwa se agira gutya akanakwicisha niyo mpamvu rero abangaba nabo ngo muka Potifari none avuga ati rero Yosefu rero noneho nta kari byo guteretana naciye imbere yawe nambaye ubusa isume nayigize ku ruhande mbona wanze kujya gute mbona Yosefu arareba hirya bukeye nje nicaye imbere yawe Yosefu hanyuma nkuyeho agatenge mbona Yosefu ntugira gute ntushaka kubyumva ariko se wa musore ko uri mwiza ko utazi amarenga namanuye kugira ngo ndebe ko wabona amabere urebe ukuntu byagira nisi za rouge beze ibintu byose bisike mbimaraho nkubita za kuwafi imisatsi ngigeza hepfo ku kibuno ariko Yosefu uranze noneho rero uyu munsi ni fine uyu munsi ni finale Yosefu ibintu ni bibiri nta kindi nagushakiraga cyatuma nkora bira byose kwari kugira ngo turyama noneho ndabyeruye
Yosefu umuntu uri mu mwuka w'Imana kubera ko yari yarabivumbuye mbere, ahubwo akagenda arushaho kugenda asenga ahatari ibyombo, ahajya gusasa, ahajya akayasenga avuga ati Imana kiriya gikombe ugira gute ukindenze. Muka Potifari ntazi ibyo, ariko abantu b'itorero badukurikiye bajye bamenya guhangana n'ibihe baba barwanya Satani, kubera ko buri umuntu udasenga, umuntu utageza kwera no gukiranuka, umuntu udahagarara mu mwanya w'Imana ahari hose, aba yiteze ko azatsindwa n'urugamba rwa Satani. Burya nicyo bari gushaka. Nubona udahagarara mu bihe byawe n'Imana, ngo ube mu bihe byiza byo gusenga, ube mu bihe byiza byo gukiranuka, ube mu bihe byiza byo kumva Imana n'ubusabane bwayo byaba muri wowe, ujye umenya ko uwo mwanya uri gutakaza urimo guha Satani icyuho cyangwa se urwaho. Nuko hanyuma Yosefu rero aravuga ati ndabona mabuja yamaramaje, nta kindi kintu ndibuze kuza kurenzaho, ariko kandi mu gihe kirimo kubitekerezaho wenda wasanga yarabyetswe no mu nzozi, avuga ati nabonye mabuja mfata cyangwa se nabonye mabuja ashaka ko dusambana. Hanyuma ngo Yosefu aravuga ati reka nkizwa n'iki n'amaguru. Roba kakantu kakwigisha iki? Guhunga iki? Guhunga icyaha, uhungira mu Mana. Ese uzi ko umuntu hari umuntu yatuganira kana aravuga ngo aho guhungira ngo ni icyaha mu kibazo, aho guhungira ikibazo mu cyaha, Robato kugira ngo mpungire ikibazo mu cyaha, ahubwo nafata icyaha nkagihungira mu kibazo, nkuko Yosefu yabikoze. N'abandi bantu bajya babikora, akavuga ati aho kugira ngo jewe ngire gutya ngene nsambane bigenda gutya kubera ko mabuja yankunze, reka mfate umwanzuro wo kumuhakanira anyirukane mu kazi ke. Katubihe ubworongingo bwiza. Yego. Abapagani bahungira ikibazo mu byaha. Yego. None abakiranutsi bahungira icyaha mu kibazo. Niyo kontrere niyo namba. Ibyo itorero riri mu ntambara. Ni ukubera ko barimo barahungira iki? Icyaha mu bibazo. Baremera akavuga batugiye mu kibazo, aho itorero riri mu ntambara, kubera ko abakristo ubundi iyo niyo principe y'ubukristo, bakwiriye kuba bahungira icyaha mu kibazo. Ukemera ugahinduka rw'amenyo ku musozi, bakakwanga uko Yesu nawe yaravuze ngo ubundi nasomye ijambo rirambwira ngo icyakora abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazagira gute? Bazarenganywa. Uwo ni umurongo wa muri Bibiliya narawisomeye, kandi na Yesu we yaravuze ngo umuntu ashaka kunkurikira afate umusaraba agira gute? Awikorere, aze yiyange, ubundi aze tugiye gute? Yikora umusaraba ankurikire. Urumva rero turi mu isi y'Itorero, ntabwo turi mu munezero mu yandi magambo, ntabwo turi iwacu mu yandi magambo, ntabwo turiho kwishimishiriza nk'uko abisi babigenza. Niyo mpamvu itorero rikwiye kuba ritandukana n'iki? Ritandukana n'abisi. Niyo mpamvu dusoma mu Baheburayo mu gice 11 niba nibuka neza, tugasanga yuko abantu b'itorero ba mbere batubanjije dufatiraho rumodo cyangwa se urugero, dusanga hari igihe cyageze bajya mu karengane ngo bakajya bambura n'imyambaro, bakajya bagenda bambaye ubusa ntawe bafitiye iki? Imbabazi. Bakabacuza ibyabo, bakabirukana aho batuye, mbese ngo baba mu isi badakwiye no kuyibamo, ngo bakajya bareba aho bajya bakabona ni heza, bakarushaho no kuhifuza, ngo ariko kandi barasinzira, ariko basinzira babitse iki? Ijambo, bafite ibanga ryo mu mutima. Imana ishimwe. Nuko rero natwe Yosefu rero nawe byaje kuza kurangira avuze ati aho kugira ngo mpungire ikibazo mu cyaha, reka jye ahubwo ndahungira icyaha mu kibazo. Aravuga ati ntacyo mabuja, ndabizi kundega byo birumvikana, icyo ashaka cyose yarakivuga ko ntabwo ajya kuburana n'umwamikazi. Ibibaho. Ubu madamu wa perezida cyangwa se undi muntu ukomeye w'umutegetsi mwahangana hanyuma ukagira ijambo, wese waburi iki? Uratuza ukavuga ngo Mana ndengera cyangwa se ntabara. Ngo nuko Yosefu hanyuma afata umwanzuro avuga ati rero aho kugira ngo mpemukire Imana, haleluya, aho kugira ngo mpemukire Imana Uwiteka umuremyi wanjye, ngo ahise yibuka ubuhamya bwe n'iki? Ni Imana. Kuva akiri mu rugo kwa se kugeza ubwo ageze mu rugo rwo kwa Potifari, ahita kurura ayo Robert, nugenda udafite ubuhamya bwaho wavuye, umenye ko aho ujya utazagira gute? Utazageraho, kandi nta nubwo uzahamenya burya, kubera ko ubuhamya bwa Yosefu bw'iminsi ye yari itambutse inyuma ye niwo bwamukomeje butuma avuga ati burya ya Mana ndengeye cyagiye ndi muri rwa rwobo, ya Mana ndengeye cyagiye burya barimo bangurisha, ya Mana ndengeye cyagiye babaga ya nyamaswa bagafata ikanzu yanjye bakayinyambura bakayinika mu maraso, aho ngaho iyo Mana yabanye nanjye ikangurisha mu Bishimayeli, mu bapagani, mu banyamahanga tudahujije ubwoko, ntibagite ngo bashyire mu byuma bansye bangaburira amatungo yabo, Imana ikangeza muri urugo rwo kwa Potifari. Iyo Mana twagendanye uyu munsi nabwo ibasha kunkiza amaboko ya
ya muka Potifari. Haleluya. Ngo nuko hanyuma aravuga ati aho kugira ngo ugende gutya ubwo amafiriti ndayaretse, mayoneze ndayiretse, ibintu byose ndabiretse, yewe n'ubugingo bwanjye cyangwa se n'ubuzima bwanjye n'ubundi neme kushyira mukaga kubera yuko kuvuga ngo wafashe umugore w'umwami. Nidushaka dukoresha iyo mvugo. Mu minsi yashize ndi kuganira n'uyu muvandimwe wanjye dukunda gukorana, ndamubwira ni nyamara maze gusanga yuko nubwo tujya tuvanga inzira ijya kurimbuka ngo ni igihogere n'abayinyuramo ntibyoroshye. Ndabona ntabwo biboroheye. Ntabwo biboroheye. Bashobora kugenda bakagenda icyarimwe ari benshi ariko bavunika cyangwa bababara. Abamo imvune naho ziteye ubwoba. Nubwo tuvanga itorero ngo rirarenga ngo riravunika. N'ubundi nyine niba turi ku rugamba, nta rugamba rubamo casualty, nta rugamba ruramo abakomereka, n'abanyabyaha barakomereka. Niyo mpamvu nta nyungu iri mu kudakizwa. Kubera ko n'ubundi uri mu isi mu by'ubuzima urababara. No ku iherezo ryabyo uzagira gute? Uzabara noneho byitekaje infini. Niyo mpamvu kudakizwa ari kwitera iki? Umwaka. No kwihemukira, burya no kwiyanga. Hanyuma rero ngo muka Potifari abasingiriye nde? Abasingiriye Yosefu, umukiranutsi w'Imana. Haleluya. Ngo amusingiriye Yosefu aravuga ati aho kugira ngo jewe ubugingo bwanjye butakara aha hantu, basi imirimo yose nakoze hano myiza Potifari yashimye. Burya mwambaro nicyo kintu bishatse kuvuga. Iyi mirimo yose nakoreye Potifari yashimye, nakwemera uyu ngo yakayindega kari ikibazo, ariko ubugingo bwanjye bukajya gute? Bukarokoka ku Mana. Yesu nashimwe cyane. Ngo nuko aravuga ati reka mwiyake, reka Imana ishimwe ko yase kingura urugi. Ese bora yaza kuza kuba yakinze n'imfunguzo zifite, hari byari kugenda gute? Hashimwe Yesu wafunguye iki? Umuryango. Yakinguye ijuru. Burya twebwe abakristo cyangwa se itorero, Yesu yadukuriye icyaha cyari inzitizi hagati yacu no kwinjira mu bwami, hanyuma Yesu agikuraho. Aho niho wumva ngo yambuye ubutware nde? Satani. Kuko burya Satani yari afite ubutware bwo kuvuga ngo mbatangire ntibagire gute? Ntibazagereyo cyangwa se ntibazageyo. Ariko noneho Yesu aje aravuga ati urusika reka ngira gute? Nduvaniwe. Hanyuma Imana ishimwe ko yari yakinguriye umuryango Yosefu, hanyuma Yosefu ngarwana na nyirabuja, hanyuma biza kuza kurangira Yosefu anesheje cyangwa se acitse nde? Acitse nyirabuja, ariko ngo nyirabuja asigarana cyagihamya rero. Cyagihamya rero. Naho itorero dufitiye ikibazo gikomeye. Cyagihamya rero. Kandi kigushije benshi. Igahita rizana igihamya. Kigushije benshi. Kubera yuko arahagarara ajya gukora iki kintu cyo gukiranukira Imana, akavuga ati ko se ndagikora ko mbona n'undi hari ihamya binshinza, ubundi ndabigenza n'undi namaze gutangirwa, namaze gufatwa, ndabigenza reka nemere mpagararaho no kugira ngo ibingibi ndimo bisenyuke, aho kugira ngo idini ryanjye risenyuke, aho kugira ngo umugati wanjye ngubure, aho kugira ngo no kuvuga ngo aho Yosefu yakikaga mayoneze n'imigati yo kwa Potifari, abantu bo iyi minsi turimo turajya gute? Turimo turarwanira ya migati, hanyuma bikica iki? Bikica ubugingo. Turimo turemera nyine ko muka Potifari duzambana cyangwa turyamana kugira ngo uzandonkeze, dukomeze tugire gute? Twigumira no kwa Poti. Ese ubwo Imana izatujyana aho naho nyanye nkagira nkagira akabaza, ariko abayunga bamenye kera burya ngo nta marembo y'ikuzimu yagira gute? Yazikuka ntabwo azashobora itorero. Imana ishimwe. Hanyuma ngo uwo Yosefu yirukankiye muka Potifari nabigumanye mu cyumba cye, niyo kanzu gayigumane na Yosefu yigirira amahoro. Wumva ukuntu bikomeye, anamwiruka nkaho no hanze agenda abwira abantu ati cyari kigize gute? Cyari kimfashe. Ngiki kibazo dufite itorero. Uravuga uti mpongira ahangaho ugasanga muka Potifari agize gute? Yakwirutseho. Ariko icyampa abantu bakazumva iri jambo, kuko iri jambo turi kuriganira mu mwuka. Icyampa abantu bakazumva icyo turimo turavuga, kandi abantu babwirwa, kuko uyu Yosefu yari itahi n'amagufwa ngo bajya kuyahambika nani. Muka Potifari nguyu nta kibuka. Hanyuma Potifari nawe ubwe ntagira gute? Nta kibuka. N'abarinzi bagereza ntibakibuka. Ibyo byose nta kintu kimwe kikibuka. Ahubwo uyu munsi ikibwirwa nicyo kira gute? Nicyo cyumva. Muntu dukurikirana. Wowe washyizeho uri kureba. Utega amatwi wumve. Yosefu ntakiriho. Potifari ntakiriho. Ariko icyampa hariho Robert. Nasezewe. Ni twebwe tubwi. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Ngo nuko hanyuma rero aranakomeza aramukurikirana. Ariko wumve, nubwo yamukurikiranye, Yosefu yakomeje kugira gute? Gukiranuka. Aravuga ati naho iriya mirimo yose nakoze Potifari akanshima, naho muka Potifari yayitesha iki? Agaciro, ariko je nzakomeza kubaha iki? Imana. Nzakomeza gukiranukira Imana. Nawe ujye ukomeza ukiranuke ugeze
ku gupfa. Ugeze ku gupfa niko ijambo ryatubwiye ngo ujye ukiranuka ku gato no ku kanini kandi ugeze ku gupfa, kuko ijambo ryavuze ngo unesha Imana izamuha ibuye. Haleluya! Imana izamuha ibuye ririho izina ryiwe ritazwi n'undi muntu uwo ari we wese keretse nyir'ukuri habwa. Ngibyo ibyishimo by'itorero. Imana ishimwe ngo kandi izina ry'uwo muntu Yesu azarifatanya naribwira Imana Data ngo kandi izina ry'uwo muntu rizandikwa mu gitabo cy'Imana ubuziraherezo, kandi abo bantu bazarya ku cya giti cy'ubugingo. Amen. Ngo bazabana n'Imana iteka. Itorero naho ryajya mu ntambara zimeze gute? Ndibuka Yesu ari mu bwato hamwe n'abigishwa ngo umuraba wabaye mwinshi. Yesu nawe yiryamiye mu bwato yiseguye agasego ariko ari kurebwe ibwerekeza. Ng'ikintu gituma ubwato butagira gute butarohama nuko Yesu areba hehe ibwerekeza. Imana ishimwe. Ngo abahungu bagira ubwoba hanyuma baravuga batariko nubwo bemeze gutyo ngo haza kuza kubonekamo umwe aravuga atariko tujye kugira gute kumukangura. Reka tujye reka nkubwire Yesu arahari. Ikibazo niba unabona yisinzirije nawe fata iki uruhare rwawe ujye kugira gute ujye kumukangura. Uzabeho udasenga, uzabeho udakora imirimo myiza, uzabeho udakora ibyo gutunganira Imana, ureke utazapfa ugahenebera. Imana iturenge. Ngo nuko hanyuma uyu musore rero arabacitse mu ka Potifari n'ibindi bisore byose binaniye kumufata kuko birasore byagomara ko kumufata bigata binamukubita bikamwica, ariko kubera ko ubutware bw'Imana bwari buri kuri Yosefu burya ntacyo bari kumukoraho. Niyo mpamvu navuze ngo ikintu gikomeye ndavuga ngo uretse ko Imana y'ubwayo yantanga kubw'inyungu zayo ikanjyana hakomeyeho mu buzima bw'ino mwisi kugira ngo mahagarare, ariko nta cyagira gute nta kifite ububasha ku bugingo bwanjye. Burya nta muntu n'umwe nta n'ikindi kintu na kimwe gifite ububasha ntabe namba keretse Imana ubwayo itanze ububasha. Niko Yesu yavuze aravuga ati kandi unyeze ari bugufi ariko nta bubasha agize gute amfiteho. Niyo mpamvu itorero ry'Imana nta kintu cyagira gute cyarikoraho, ariko kandi koko intambara zo rigomba kujya gute zigomba kubaho ku itorero. Niyo mpamvu murinzi we umwe yabaza gunda akamubwira ngo mbese ijoro rye rigeze he, kuko ijoro ryabaye ribi cyane, intambara zabaye intambara. Ariko Yesu nawe yaravuze ngo intwari ye nize bajyane mu ntambara. Imana ishimwe. Intambara zo tuzazihagaramo aho ukuntu urwana izo ntambara nibyo bizakwiza mu bwami bw'Imana, cyangwa se ukazatsindwa zikaguherana nyine ukaba umwana wo kurimbuka. Reka twikomereze ngo hanyuma rero reka bose azagira gute azatahe. Umugore avuze ati ndabibwira umugabo naza ndabibwira papa kwa kunda kana kayavuga ngo shango ndabibwira papa. Ngo nuko hanyuma aravuga ati ntacyo ngo abigumana mu mutima. Potifari arataha arambwira ati ngwino hano, nta kurya nta no kunywa rwose pe, nibyo twabiteguye ibintu byose birahari, ariko umutima wanjye ntugize gute ntotuje, mfite ikibazo kinkomereye cyane. Ngo aragenda amujyana mu nzu arambwira ati wamuheburayo. Haleluya! Imana ishimwe. Uriya mugore avuga ibyo atazi, ariko birari ni igihamya cyacu ngo wamuheburayo, wa wundi wazanye, wa wundi w'umugorano. Imana ishimwe. Ngo niwe ngo byamuteye kunsuzugura, anahisha ko yaragiye kumufata ku ngufu, aza kuza kubimusobanura nyuma aramubwira ati yaragiye kumfata ibiki n'ibiki n'ikimenyetso ngiki. Urumva ikimenyetso kimaze kuboneka, ntabwo Potifari ari kuza kuvuga ngo uramubeshyira cyangwa se uramurenganya. Oya, byamaze kurangira kubera ko iki kimenyetso arimo kukimwerekeraho yamufatiye, ahazi ko umugabo n'umugore bagira gute bahurira. Ntabwo rero yajya gute yagisimbuka. Burya rero Satani yashaka kukwica akujyana ku musozi hazaboneka n'igihamya kugira ngo kwigobotora kwawe ndetse ntibizakunde n'ejo uzaba mbese gushyiraho ikintu cyitwa iharamu cyangwa se iherena ari gutendeke ku gutwi ubundi nduka ikibazo mu bantu. Ariko Imana ishimwe, iyo utari muri uwo mwanya nk'uko Satani abishaka, burya imbere y'Imana uri umukiranutsi naho waca mu makuba nk'uko itorero rigenda rica muri izi. Ngo nuko hanyuma umugabo arabyumviriza aravuga ati rero nta kindi gikurikiyeho ahubwo nzanira yambaye sikoti yanjye nk'uko icyo dukora. Ngo nuko agahungu baragafata bagashyira hehe muri gereza, bagenda mushyira muri gereza. Ariko uva Imana n'itorero ukuntu bigenda. Ngo nuko Yosefu ageze muri gereza, ngo hanyuma agirira umugisha kuwiteka. Ngo hanyuma umuntu wari ushinzwe iyo gereza cyangwa se umurinzi wo ku muryango, ngo nuko hanyuma Yosefu amugiraho umugisha. Wa mugisha uramukurikirana. Uzuko ntabwo ari umugisha ubaho tujya, umugisha wa muri twebwe. Burya umugisha twebwe tubamo, ntabwo umugisha uba ku gasozi ushaka kwimukira kujya guturaho. Sekuru Imana yari yaramubwiye amagambo akomeye. Iramubwira ngo Aburahamu we va kwa Sotera
muri uri y'abakarudari i Babuloni hunga Imana amaze kumwemerera Imana yamubwiye amagambo akomeye nkunda. Dushimira Imana ko Imana iri mu ruhande rwacu. Amen. Avuga amagambo akomeye aramubwira ngo Aburahamu we nzakugira umugisha. Amen. 2 umuntu uzasabira umugisha azawuhabwa. 3 uzagutunga urutoki nanjye uzakuvuma. Nanjye uzamufunga urutoki nzaruvuna, niko Bibiliya ivuga. Agera ku rwego abanga urubyaro rwawe. Buriya ari ikintu abantu batajya basobanukirwa. Pawulo yandikiye itorero araribaza ngo ariko ubundi turusha iki abandi? Abango tubarusha mu bintu byose. Tubitsi byasezeranijwe. Nokuri byavuzwe n'Imana. Ikindi iyo tuvugira ibihano ku karubanda nsigaye numva ahanana haba. Ariko umwuka w'Imana ajya hangarura. Iyo tuvugira hano ku karubanda nukugira ngo tubwire n'abandi bisigara nko kumuririmbya yaririmbye. Avuze ngo abagezeyo baragwiriye ariko abandi bari mu nzira. Muze mwigira gute? Mwisigara. Rero Imana ifite imbaraga nyinshi muri twebwe mindani. Niho habitsemo ibyo gaciro gakomeye, ntaga gaciro gakomeye kabitsa aho tugiye. Imbaraga zidukoreramo ubu kutugeze hano. Umwuka w'Imana uri muri twebwe. Amen. Turi gukora ikiganiro turi wa babiri ariko mu mbaraga zaho kizagera n'abazacyumva ni imbaraga ziturimo twe twicaye hano. Ariko wowe uri kutwumva wicaye muri salo yawe, hari utwumva ari mu kazi, hari n'undi utwumva ari ahandi hantu hatandukanye. Umenye yuko imbaraga z'Imana ziri muri twebwe uko zari ziri mu batubanjije n'uyu munsi ziko zigira. Amen. Agera mu zikabanuka. Imana ikomereza agera mu nzimbo agirirayo umugisha. Izo mbaraga nako kukuza kw'Imana kuguma kuri we no mu nzu y'iki y'imbohe. Ariko reka tubwira itorero, tubwira abakristo kandi n'abandi bantu batarakizwa bazajya bumva ibi bintu tuvuga, bajye bamenya imbaraga z'Imana isumba byose, bajye bamenya ko Imana bakeneye. Kandi nanone gukenerwa n'Imana ni inyungu kuwigiza gute kuwikenera. Reka akantu gasubiremo, gukenerwa n'Imana kwawe ni inyungu zawe ukenewe n'iki n'Imana. Burya ijuru rikuweho isi gakurwaho natwe abantu tukavaho, ibintu byose Imana yaremye bikavaho, icyubahiro cy'Imana kizagira gute kizagumaho. Kandi Imana ntizigira ihomba, Imana ntizigira ikurwaho. Gukizwa ni inyungu zawe wowe ugomba gukizwa. Niyo mpamvu reka nkubwire kandi kantu, kubera ko umuririmbyi yavuze ngo imigisha yose mu gakiza k'Imana twarayihawe tumaze kwihana ibyaha, bivuze ngo hari abantu bari mu isi bashakashaka imigisha ahantu batayikura, bishakira ahantu hatariho. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari abantu bihombye ibyiza Imana yari yateguye kugira ngo izabahe bitagira gute bitabagira, kubera ko hariho iki, hariho urusika, hariho urukuta. Imana iturengere. Uko kwiza kw'Imana gukomeza kubana nande na Yosefu. Hanyuma Yosefu aza guhinduka iki umutware. Aho ngaho ni ikindi, aza kuza guhinduka umutware kugeza ubwo Farawo ubwe yaje kuza kubona Yosefu. Hanyuma aravuga ari kubu ngubu muri Egiputa tuzakura cyangwa twakura tuzongera kubona umuntu uri mu mwuka w'iki w'Imana umeze nka Yosefu. Reka nkubwire, ujye ubaho kwifuzwa ahantu uri, aho ukorera, iminsi yawe uzamara mwese ujye ukiranukira iki Imana, kuko Imana izagushyira igikundiro ikugira kugira gute wo kwifuzwa. Reka tugere ku musozo tubwira abantu ngo Imana yabanye na Yosefu, itorero rigira gute rihumure. Naho hazi intambara zimeze gute ntacyo rizajya gute ntacyo rizaba, kuko ntabwo rizarohama mu nyanja. Icyo gihe Kristo ntabwo yatsindwa ku mushinga yakoze wo gucungura iki umuntu wo kuza kuronka itorero. Ari amaraso arakomeye, ntabwo azagajuka. Umurage ari amaraso atanga n'ubugingo buhoraho iteka ryose. Niyo mpamvu tubwira abantu batarakizwa bafata umwanya wo gukizwa, kubera ko nta handi hantu hari umugisha, nta handi hantu hari ibyiza, nta handi hantu hari ubugingo uretse mu Mana isumba byose. Kandi cya kabiri, uko batinda gukizwa niko baba barimo bihombya ibyiza by'Imana yabateguriye, kubera ko umuririmbyi yaravuze ngo natinze cyane kugira gute kwitaba Yesu wampamagaraga, ariko nyuma aje kuza kumvira ijambo rye. Haleluya. Bimubyarira amavuta, mugani wa yamvugo y'ubu ngubu. Yesu nashimwe cyane. Ariko hagarara ukomeye, kuko ijambo ryaravuze ngo uzakomezwa no kugira gute no gukiranuka. Umuntu w'Imana cyangwa se umwana w'Imana cyangwa se umuntu w'Imana azakomezwa no gukiranuka, kuko ijambo ryaravuze ngo naramuka asubiye inyuma akava mu byizerwa, ntabwo umutima w'Imana uzagira gute uzamwishimira arabeho. Reka tugere ku musozo tuvuga ngo bene data namwe bantu mutwumva mukurikira aya macano ariho ijambo ry'Imana,
ukaba ushaka kugira ngo ukiranukire Imana ku gatoya no ku kanini, reka mvuge iki kintu gikomeye kivuga ngo nta kintu na kimwe kiriho cyaruta ubugingo, ahubwo ikiguzi byagusaba cyose ukwiye ko wagitanga ugize amahirwe ukakibona kugira ngo ubone agakiza. Ikiguzi byagusaba cyose ukwiye kuba uvuga uti nagitanga ariko nkabona agakiza, kubera ko iherezo ry'abakiranutsi ni ubugingo buhoraho, ariko iherezo ry'abatumvira Imana ni mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Nkwifurije guhabwa agakiza n'Imana, nkwifurije kumvira Imana, nkwifurije gukora ibyo Imana ishaka, nkwifurije kumenya ko hari umuremyi wawe, nkwifurije kugira ngo uhagarare nk'uko Yosefu yahagaze akajya arindwa no gukiranuka. Reka mbabwire, iyi ntwaro two gukiranuka ni uburinzi ku mukristo, ni uburinzi ku itorero, ni usabana n'Imana, ni netiwaka ihuza umukristo n'Imana, kuko Imana yaravuze ngo kandi uzajya gutunga urutoki nzajya nduzaho cyangwa nzaruvuna. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu nkubwiye ngo kugira ngo ubeho uri umukristo kandi uri itorero ryiza ukwiye kurindwa no gukiranuka. Ariko intambara uterwa no kubona itorero riri mu miraba mu bihe tugezemo, mu gihe cy'amaterambere, mu gihe cy'isi yirukanka, ntibigutera ubwoba, ntibigukura umutima, nuhagarara nk'uko Yosefu yahagaze, kuko Yosefu yari mu ishusho ya Kristo. Buriya Yosefu yari mu ishusho ya Kristo, nabyo ni ikindi, ariko ahagaze mu gukiranuka, yemera kujya ahungira icyaha, akemera kugihungira mu kibazo. Aravuga ati naho ndiho, naho napfa, nzi ko nkundwa n'Uwiteka, ndi amahoro. Reka dusenga Imana, ariko kandi Imana iha umugisha umuntu wese, yaba ari muri uru Rwanda no hirya yarwo, yaba umuntu wese uzatwumva, Imana izamuha umugisha kandi izamugirire neza. Amen. Mana Data wa twese mwiza, uri so umwami wacu Yesu Kristo, icyubahiro ni cyawe iteka ryose. Isi yose n'ibyaremwe byose ni ibyawe kuko biri mu kiganza cyawe. Iyo uvuze ngo ikintu kibeho kibaho, iyo uvuze ngo gipfe kirapfa. Umujakazi cyangwa umuja wawe we yaravuze ngo ni wowe ushyira ikuzimu kandi ugakurayo, wicazanya n'abami ugakura ku ntebe. Ibyo byose urabikora mwami, ufite ubutwari n'ubushobozi, nta muntu n'umwe, nta cyaremwe na kimwe, nta kintu na kimwe cyaguhangara. Uri Imana isumba ibintu byose. Tubonye umugaragu wawe Yosefu atubereye, ndetse akabarora atubereye igihamya, atubereye amateka meza, atubereye icyitegererezo cy'urugendo, atubereye rumodo. Mwami yahagaze mu gukiranuka kandi ari mu bigeragezo, ari mu bibazo, ariko akajya afata ndetse mwami akemera guhungira ibyaha, akemera kubihungira mu kibazo kugira ngo akomeze gukiranukira. Ariko mu kuboko kwawe kwiza kwabaga kuri we, ubuntu bwawe bwabaga kuri, bakagira umugisha, agahirwa muri byose. Kandi iherezo rya Yosefu ryabaye ryiza, kubera ko Yosefu ndetse na Daniel na Yesu twabonye ko abo bantu ariho babashe guhagarara muri iyi si, ntihagire ikibibandikwaho, kubera ko bahagaranye n'Imana, Imana ikabagirira neza. Natwe rero abumva ndetse ijambo ryawe, abemeye kugukurikira n'abandi bataragukurikira, duhe Umwami ngwino kuri twebwe, umuntu wese abashishwe cyane na Kristo kubohokera ndetse no gutunganira Imana, kandi n'abamaze kwemera Kristo nk'Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwabo ubaha imbaraga, bakomeze no gukiranuka, naho isi n'ibibazo byarushaho kuremera, ariko Kristo uri kumwe nabo, nzi ko ntacyo bazaba. Urakoze roho umugisha umuntu wese, abari kure ndetse n'abari hafi, kandi namwe Data Robert umuha umugisha, nanyu umuha umugisha, n'undi muntu wese uzatwumva uzamuha umugisha. Kandi cyo dusabiye abantu bose mwami bazumva iki kiganiro, bazakizwe ubundi bazabone iherezo ryiza, bazabona ubugingo, kandi babahawe ingwate y'Umwuka Wera, kuko twamenye ko ari ingwate y'ubugingo. Urakoze rero kuko uri mu ruhande rwacu, urakoze kutugiriye neza, ngakomeza kutubona mukuru no mu mwuka, komeye gushyikira amacano y'ijambo ryawe, kugira ngo mwami byo dukiraho iby'umumaro, ibyungura umutima w'abantu, ibituma ubugingo bwabo buhembuka, ibituma abantu bava mu rupfu bakajya mu bugingo. Ujye udukomeza cyane, uduha amagambo y'ubwenge, kugira ngo bazajya bakurikira bajye baryoherwa n'amagambo y'Imana akomoka muri twebwe, bajya babona turi isoko nziza y'amazi abesha. Urakoze rero, ngaho duhana umugisha n'abera, icyubahiro gikomeze kuba icy'Umwami Imana muri byose, mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Imana ibahe. Dushimire umuvandimwe yemeye kutuganiriza, dushimire n'umuntu wese wabanye natwe mu kiganiro cyacu. Ariko hari umuntu ushobora kwifuza kukuvugisha, yakubona gute? 078 yego 568 4186. Amen. 078 568 4186. Iyo niyo telefone yanjye. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Ikindi kandi ni ku Ishyanga Ryera TV, uzajya wandikamo ngo Ishyanga Ryera TV, hanyuma ujye ukora sabone, ukora subscribe, uzajya ukana ukazogera, niko numva Robert ajya mbwira. Hanyuma uzajya ukurikirana ibiganiro uko tubishyizeho bikugereho ku gihe, kandi ntekereza ko intego dufite ari kugira ngo nawe
ujijuke mu by'ijambo ry'Imana kandi n'ubugingo bwawe buhembuke kandi nawe urushaho kuba muzima tuzatahane mu bwami bw'Imana. Shalom shalom shalom. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 30 23 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp.